Ni agahinda gakomeye cyane kuri uyu muryango wa Darirene. Mu by'ukuri uyu mubyeyi wamaze gutabaruka ubu ntakiri kuri iyi si y'abazima. N'urupfu rwababaje abantu benshi cyane ubwo uyu mubyeyi yatabarutse amaze kwibaruka abana babiri b'impanga. Ni agahinda gakomeye cyane ndetse n'umubabaro mwinshi, gusa ndihanganisha umuryango we muri rusange. Yohana yandika mu byahishuwe yaravuze ati, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Iyi si tubamo iratubabaza, iyi si idutera agahinda. Muri iyi si umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta mahoro twahabonera yuzuye, ariko kandi nanone iwacu ni mu ijuru, ni naho dutegereje umukiza ko azava aje kujyana itorero rye ryera. Nuko muhere mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka, mumere nk'abantu bategereje sebuja igihe agarukira ava mu bukwe. Kandi abameze batyo ntabwo bazatungurwa, abahora biteguye Kristo ubwo azaza agahagarara ku bicu, azahamagara abo yacunguje amaraso y'igiciro cyinshi, hanyuma nabo bamwitabe bamusanganire ku bicu. Ni urupfu mu by'ukuri rwababaje abantu benshi cyane, rwashenguye imitima y'abantu benshi cyane. Uyu Liza Darirene yaragiye kubyarira ku bitaro bya Kacyiru hano mu mujyi wa Kigali. Yitwaga Darirene Lisa, akaba yaravutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2002. bivuze ko yari afite imyaka igera nko kuri 23 y'amavuko. Mu by'ukuri biragaragara ko yari akiri mutoya, ndetse bishoboka ko aribwo bwa mbere yaragiye kwibaruka kubera ko yari amaze igihe gitoya akoze ubukwe. None bibaye ngombwa ko Imana yisubiza umwuka wayo. Ntabwo biba byoroshye kwakira urupfu nk'uru nguru, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bigoye cyane, ariko kandi nanone nta kundi byagenda, ni ukwihanganisha umuryango we, kubera ko kubura umuntu nk'uyu nguyu wari umaze kwibaruka abana. Abantu benshi cyane icyo bahita bibaza, baravuga bati ugiye nyine aragiye, Imana yisubije umwuka wayo. Ariko se ko bivugwa ko izi mpanga zabashije kurokoka kubera ko yapfuye abana bamaze kuvuka, ese izi mpanga zizabaho gute? Uyu Darirene ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2025 nibwo yagize gutya afatwa n'ibise, ndetse aza kujya ku bitaro bya Kacyiru. Agezeyo abaganga babona ko bitari buze koroha kubyara nk'ibisanzwe batagombye kumubaga, babona ko biri buze kugorana, ariko bagerageje gukora igishoboka cyose kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwe ndetse n'ubw'abana atwite. Birumvikana abaganga nyine burya nabo bashobozwa n'Imana, kubera ko nubwo baba barabyize, barakurikiranye amasomo, bafite ubwo buhanga muri ako kazi, ariko burya bashobozwa na Kristo, niwe ubaha ubwenge n'ubumenyi bwo kugira ngo babashe gukora buri kimwe cyose bigende neza. Kandi burya ibintu byose bibaho Imana izi impamvu yabyo. Ngira ngo bagerageje gukora ibishoboka byose, abaganga bararwana, bakora buri kimwe cyose kugira ngo barebe ko baramira ubuzima bwe ndetse n'ubw'abana, ariko biranga. Cyakora biravugwa ko abana babakuye mu nda y'umubyeyi ari bazima, ndetse bivugwa ko bakiri bazima, ariko mama wabo Liza Darirene ntabwo byakunze ko akomeza kuba kuri iyi si y'abazima. Byabaye ngombwa ko Imana yisubiza umwuka wayo, hanyuma umubiri nawo ugasubira mu gitaka nk'uko wakuwe mu gitaka. Reka twifurize iruhuko ridashira uyu mubyeyi Darirene. Mu by'ukuri
ni agahinda gakomeye cyane, ndetse yewe abari bamuzi bavuga ko yari umubyeyi cyangwa se yari umugore wari ufite indangagaciro z'umukristo, kuko yari umukristo mu itorero rya ADEPR, ndetse yageragezaga kwitwara neza ndetse no kugaragaza ko ari umukristo wuzuye. Ariko nanone Imana nta kintu na kimwe ikorera mu gihombo. Ndabibutsa ko ibitubaho byose Imana irabizi, kandi Imana niyo iduha uyu mwuka duhumeka, ni nayo kandi yongera kuwisubiza. Urupfu ni ikintu umuntu atamenyera. Urupfu ntabwo umuntu aruha ruswa ngo arubwire ngo buretse uzantwara ubutaha. Mu by'ukuri iyaba urupfu umuntu yumvikana narwo akarubwira ngo buretse, ntabwo ndemera ntashidikanya ko umugabo wa Darirene ntabwo yari burukundire ko rumutwarira umugore muri ubu buryo. Urupfu iyo umuntu aza kuba aruha ikiguzi cy'amafaranga, nemera ko umuryango wa Darirene wari gukora buri kimwe cyose urupfu bakarubwira bati buretse rwose abanza rero abana be babanze bakure. Ariko ikikwereka ko urupfu nyine ari ikintu kidasanzwe ni uko ntawe uruhendahenda, ntawe ujya inama narwo, ntawe uruha ruswa. Urupfu iyo rwaje ruba rwaje, kandi Imana iyo yabyemeye nyine nta kindi umuntu yakora. Ni agahinda gakomeye cyane ku muryango wa Darirene, cyane cyane umutware we bari barashakanye, bari bamaranye igihe gitoya. Mana we, ni agahinda pe. Gusa reka twihanganishe uyu mugabo, asigaranye igikomere gikomeye, ariko kandi asigaranye n'umukoro ukomeye cyane, asigaranye umurimo ukomeye wo kurera aba bana, kubera ko babashije kuva mu nda ya mama wabo ari bazima. Biravugwa ko aba bana babashije kubakura mu nda nta kibazo bafite, bivuze ko bariho. Ariko kandi nanone birasaba imbaraga nyinshi, birasaba ikintu gikomeye cyane kugira ngo babashe gukura. Nuko gusa nanone Imana niyo mugenga wa byose, ni nayo itanga urubyaro. Rero ndatekereza ko izafasha uyu mupapa kugira ngo abashe kubarera bakure. Kandi rega burya ubwo bitatunguye Imana ibi byose byabayeho, kuko ntabwo Imana itungurwa. Icyakora abantu bo baratungurwa, kandi umuntu wese uri kumva iby'iyi nkuru ya Darirene ari gutungurwa. Abantu benshi bari gutungurwa kubera ko amezi 9 umuntu ategereje urubyaro, amutwite cyangwa se atwite umwana, agenda yigengesereye, akora buri kimwe cyose kugira ngo umwana azavuke ameze neza. Ariko urugendo rw'amezi 9 rwashira, umuntu yagera igihe cyo kwibaruka ategereje kubyara, ategereje kuruhuka abana bazima cyangwa se umwana muzima. Umuntu agatungurwa n'ibi ngibi. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu biba byoroshye habe na gatoya, ntabwo ari ibintu biba byoroshye pe. Imana ijya yemera byose ko bidushyikaho, nk'uko umuririmbyi yabiririmbye. Nk'abantu mwe, iyi si ntabwo iba itworoheye. Yobu yaravuze ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. Nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Aya ni amagambo Yobu yavuze ubwo yari ari mu bihe bikomeye cyane by'ikigeragezo cy'uburwayi butari bumworoheye. Yaravuze ngo njye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko azahagarara mu isi. Aravuga ati amaso yanjye azamureba saa yundi. Ndatekereza ko mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, ubwo Kristo azaba aje kujyana itorero rye ryera, umuryango wa Darirene bazongera bakamubona, bagahoberana, bagashirana urukumbuzi. Kandi ntekereza ko bijyanye n'uburyo ki yari umukristo mwiza. Nibyo koko agahinda ni kenshi ku muryango wa Darirene, ariko kandi nanone haba ku itorero haba ku muryango we dukwiriye kugira ibyiringiro by'uko tuzongera kumubona. Ariko kandi nanone ntabwo ari igihombo ku muryango, kubera ko umuryango ushingiye ijuru, itorero rishingiye mu ijuru,
ni umugeni wa Kristo utashye. Ni nayo mpamvu nubwo kubyakira bitoroshye, ariko Kristo utanga ihumure ryo mu mutima akomeza uyu muryango, ariko kandi nanone bagira ibyiringiro by'uko bashingiye mu ijuru kandi ko igihe nikigera bazamusangayo. Ngayo nguko rero ibyabaye kuri uyu muryango. Uyu Darlene watabarutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ndabashimiye cyane, hanyuma nihanganishe n'abandi bose badukurikiranye, kubera ko uyu muryango gusa wagize ibyago, hari abandi benshi baba bagize ibyago badukurikiranye. Tubabwire ngo bakomere kandi bagire kwihangana, mu isi niko bimera, dufashe igihe mu ntambara, ariko kandi nanone Imana itange ihumure mu mitima y'abantu. Hanyuma n'abandi bose bafite ibibazo bitandukanye, byaba iby'ubushomeri, by'inzara, ubukene, bafite uburwayi bukomeye bugiye butandukanye, ndetse abadukurikiranye barabuze urubyaro, abo bose turabasabira ku Mana kugira ngo Imana ibagirire neza. Hanyuma ndabakunda cyane, mwari kumwe na Dani, duhurire mu nkuru zacu ziri imbere.